muraho mwese. Hari umurimo ujya ungora cyane kandi iteka ryose iyo waguhaye kwigisha ku munsi nk'uyu baravuga ngo ni ijambo ry'ihumure. Buriya rero hari umwitozo wananiye kuko nta muntu ushobora guhumuriza undi. Nubwo tubyita ijambo ry'ihumure ariko nta muntu ushobora guhumuriza undi kubera impamvu imwe. Rimwe na rimwe iyo tutanze ijambo ry'ihumure duha abantu ibyiringiro by'uko umuntu wacu Imana yamwakiriye yagiye mu ijuru. Ariko n'ubundi cyo si cyo kibazo abantu baba bafite. Kuko igituma tubabara suko tutaza aho wacu yagiye, cyangwa suko tubabazwa nuko yaba yagiye habi, ahubwo nuko hari vide asiga mu buzima kandi nta muntu ushobora kumusimbura. Icyo rero nta muntu n'umwe wakubwira ngo iyo vide ngo ndayigukuriramo, kuko niyo yayikuramo ntiyabona icyo ashyiramo. Kuko iyo ni vide yuzuzwa n'uwo wari uhari. Umubyeyi wapfushije umwana ntabwo ababazwa nuko umwana we atagiye mu ijuru cyangwa yagiye mu ijuru, ababazwa nuko uwo mwana atagihari. Umugore wapfushije umugabo, umwana wapfushije umubyeyi, umuvandimwe wapfushije umuvandimwe, nuko bigenda. Ahubwo ku munsi nk'uyu ubwira abantu ngo mwihangane ko nta muti w'agahinda ubaho, n'amagambo meza ntashobora kugahanagura. Ahubwo mpora mbibwira abantu iyo twagiye mu kiriyo nk'uko, buriya umuco wacu w'ikinyarwanda ni umuco mwiza wa resilience, ariko ni n'umuco mubi ubuza abantu kurira. Se umuntu akicara nk'uyu munsi bakavuga umuntu yakundaga, ukamubwira ati ariko tugiye kuvuga umuntu wakundaga wagiye ariko nturire. Yanarira tukamukomanga tukamubuza. Hari ibindi bihugu rero bigira abantu baba specialiste bo kurira ku munsi nk'uyu, bakabatumira muri ya mwanya wo kuririmba, bakaza bati mureke turire inshuti yacu, umuvandimwe wacu, umubyeyi wacu kabanda nayagiye, bakarira kuko bapfushije. Ariko uwo ni umuco wacu nawo turawukunda, ni resilience. Ariko reka mubwire umufasha, mbwira abana, mbwira abavandimwe ngo nimugera hireherereye mupfukame murire, bibahereye uruhusa murire rwose, wenda murire kuko mwapfushije. N'igihugu cyagombye kurira kuko cyapfushije. Bene ijambo rya kabiri nshaka kuvuga mbere yuko ntangira kwigisha, Bibiliya tubwira ngo nitujya mu kiriyo ngo tujye twiga. Umubwiriza ntabwo ariho ndi bwigisha mu muri. Umubwiriza mu gice cya 7 aravuga ngo kujya mu rugo rurimo ikiriyo ngo biruta kujya mu rugo rurimo ubukwe. Ngo kuko umuntu wese uzahajya ngo bizamubera ishuri, ngo yibuke ko iri ari ryo herezo ry'abantu bose. Rero iteka ryose iyo ngiye mu kiriyo ndeba itariki, kuko buri ubuzima bw'umuntu buri hagati y'amatariki abiri. Nk'ubu afandika bandana handitsemo ngo 1966, ibihumbi 2068 nabisongera ngo nabirebye nabi 68 1968. Ndafata uwuhende kuye uwaba bambwiye niwo mfashe 68. Ubwo baraza gukosora abanditse 66, kuko nanjye aho nari narebye mu mateka hari 68, ariko mbona banditse 66. Turavuga nubwo aho nabisomye niho nibeshye. Hanyuma 2025, ubwo n'ubuzima bw'umuntu. Buriya icyo mbabwira cyagombye kutubera isomo. Nabirebye muri 68 nari ngeze muri 5e primaire. Bivuga ngo uyu wagiye ndamurusha imyaka 10. None nkibaza ariko yewe
hari icyo mwumvamo? Kuko Bibiliya tubwira ngo ku munsi nk'uyu tujye tuza tubabarane n'abababaye, tubakomeze umutima, ariko niturangiza twige. Rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko ngira ngo nabonye abafandi bakuru benshi. Uriya musore yatanga ubuhamya, yavuze afandi Kabandana, ngira ngo afandi Bingira araza kumbwira niba nibeshye, ariko numva naramubonye bwa mbere muri 1994 twatangiye ikigo cy'abana b'imfubyi kwitaho. Icyo gihe afandi Bingira yari afite utwana twinshi yakusanije, hanyuma dutangiye ikigo arabaterura bose arabatuzanira. Nibo bwa mbere nahuye na afandi Kabandana, ari agasore, ngira ngo yari nka lieutenant nkaho. Guhera uwo munsi twagiye duhurira mu bintu bitandukanye, hanyuma uyu muri iyi minsi aragenda. Ni isomo, ni ishuri, kuko uwagendanye nawe, uwabanye nawe, kumva ubutwari bwe, kabona ubwitange bwe. Ariko Bibiliya tubwira ngo amaze gukora iby'Imana yagambiriye mu gihe cye arasinzira. Rero intwari ingirakamaro ntizipfa, zirasinzira. Ubwo umuntu nk'uyu yagiye, turavuga ngo imirimo yagombaga gukora tujya tunabiririmba no mu ndirimbo ngo maze imirimo ajya hano ku isi ninyirangiza azampamagara anjyane mu ijuru. Rero ijambo rya comfort ryo guhumuriza nuko buriya nta muntu ugenda mbere y'umunsi we, nta n'ugenda nyuma yawo, nta ujya kererwa, nta n'ujya agenda mbere. Imirimo yagenewe n'imyaka uzayikoramo, hanyuma isaha yo kurangiza yagera, Imana agakanda click, aho bakunyuza hose urangiza wagiye. Ibyo ntabwo ari iterabwoba, it's a fact of life. Ahubwo tujye ducelebratinga ko umuntu yarangije urugendo, ahubwo twibaze ngo ariko ku imyaka yarangije n'imirimo. Nicyo ngira ngo tuganireho. Ngiye gusoma muri Bibiliya, topic y'uyu munsi nayise kubaho ubuzima bwibukwa, living a life to be remembered. Kubaho ubuzima bwibukwa. Mu rwandiko bandikiye Abaheburayo mu gice cya 11, abafite za Bibiliya bisigaye byaroroshye, n'udafitiye igitabo ayitwara muri telefone, ariko n'abatazifite ndabasomera nindangiza nkoreho commentaire nkeya. Aravuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamwa yuko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Ngenda ntagara cyane, hari ibintu Imana ivuga kavuga ngo hari abantu bakomeza bakavuga niyo bamaze gupfa. Kubaho ubuzima buvuga kandi utagihari. Ngira ngo dufite abantu benshi iteka ryose, reka jyewe mbivuge kuko turi muri celebration y'ubuzima bw'umusirikare mukuru. Buriya jyewe iteka ryose iyo ngiye mu kiriyo cy'umusirikare mukuru numva mfite a debt of gratitude, umwenda wishimwe, kuko ubuzima bwibukwa ni ubuzima bwagize umumaro. Debt of gratitude iyo mbivuga, twebwe twabaye ino, njya mbivuga iyo wenda inkotanyi zikora recruitment, ibintu bibiri bitarabaho mu buzima bwanjye. Iyo zibikora ntararokoka, ngo noneho ntangire kujya mfata ibyemezo mbajije Yesu niba nyemerera cyangwa atanyemerera. Zikabikora ntarashaka umugore ngo ngire n'umwana,
ibyo bintu bitatu byatumye mvuga ngo ya ntabwo nasiga umugore nkimara kurongora. Ariko aho niho nenda kuvuga ubutwari bwa benshi basize abagore baragenda. Wenda giye niba nabibara mu bubwa bwanjye ndabwemera, niyo mpamvu ugira uwo mwenda wa gratitude, nkavuga nti ibyo nge ntashoboye gukora bo barabitinyutse barabikora. Ariko nicyo kitarimo hazamo n'ukuboko kwa Yesu kwariho byinshi yagiye ambuza, akambwira toya mfite ibindi nakubikiye naguhamagariye nibyo uzabamo, n'ubu nibyo nkirimo. Ariko turabashima, reka mbanze mpera aho ngaho, nihatagira n'undi uzabashima yewe nzabashima kubera impamvu nyinshi. Cyambere ko ruriya rugamba rwo kubohoza igihugu rwakoyeho system nangaga. Jewe nkunda kubitanga ubuhamya, najyaga nibaza ninde uzazana rebellion iyi system ikava, ko nabibonaga ko udashobora kuyihindura utayivanyeho. Je narimo ndi mukuru narize nkunda no gusesengura, haba ni system ikoze itya niyo wagira uti ntishobora kuvaho, kuko iri reinforced yinjiye mu maraso y'abantu, iba systemic no mu mitekerereze no mu mikorere no muri byose kuva ndi umwana kandi ngendana nayo. Ayo mbona urugamba rwo kuboza igihugu abangaba bararutangiye bararukoze, n'Imana irabaherekeje rurakunze. Debt of gratitude, ubuzima bwibuko. Ariko noneho bikaba na personal, ibyo ni igihugu cyose. Tariki ya 7 genocide itangira, twicaye mu rugo ndabyutse mbona umujyi wose watokombeye. Hanyuma nsohotse umugabo twari duturanye dufatanije urubibi yari intera hamwe, yari n'umukuru wazo, ndamusuhuza yanga kunyikiriza. Subira mu nzu mbwira madamu byakomeye. Saa 9 y'amanywa intera hamwe zari zigeze imbere y'iwacu zirimo guplaninga niba zimena urugi zikinjira. Mbona abana babiri b'abasirikare barazamutse muri bari ya 600 sinza bari, cyakora amasura yabo narayabonye bacaho, batwamururaho intera hamwe turarokoka. Debt of gratitude. Tuhungira muri stade twicaramo ku itariki ya 19 hari kuwa kabiri giye amatariki y'icyo gihe nayafashe sinyibagirwa n'amasaha. Baraturasa turiheba. Icyo gihe ndibuka twateruye abantu bapfuye n'abakomeretse dufasha Croix Rouge. Ndagenda nicara hano ndarira, kuko nabanje kugiriti tripping akana kaka Bangladesh kari gahari, bari bafite impuza yitwaga Kibati, niyo yari muri stade. Yarahagaze iruhande rw'ikibunda kinini kireba hejuru kimeze nk'igikinisho cy'abana. Nabona iki kintu kirarasa, ati uzi no kukirashisha, ati warashe hari hejuru ukabwira ko muri hano, ati it's not part of our mandate. Nabwo mufite mandate, ati ni iyi, ati we are peacekeepers. Ndabona ntigara ngubwira umugabo peace is gone, follow it. Ayo mahoro muvuga mwaje kurinda yagiye ni muyakurikire. Ariko yambwiye ijambo rimwe, arambwira atari kurandinga, turi professional soldiers, twe twumvira amategeko, batubwiye kutarwana turi burwana. Ariko ngezeho ndategereza ndabona ko uyu mwana ndamushyiraho guilty, aba baturasa nibo bagombaga kuturinda. Je ndi umutaxpayer, icyo gihe nari umukozi ntanga imisoro. Imisoro yanjye bayiguzemo imbunda, none ndizo wandashisha ndimo ndarenganya umwana wo mu Bangladesh waje kwishakira minervari yabashikibe n'abana. Nicaye munsi y'igiti ndarira, ntangira kubaza Imana ibi bintu bizagira iherezo, ababishyizeho iherezo mwarakoze. You need debt of gratitude. Iteka rero iyo duherekeje tugiye mu kiriyo cy'umusirikare nk'uku, numva mfitiyo uwo mwenda wo kubabwira ngo hari abanyarwanda twibuka yuko your sacrifice wasn't in vain. Ubwitange bwanyu ntabwo bwapfuye ubusa, kandi hari abantu babwemera, kandi hari abantu babuhamya. Rwose mwarakoze, kandi nafandi Kabanda n'abagiye nawe yarakoze gutanga ubusore bwanyu, gatanga amaraso yanyu, mukitanga ukaba turiho.
kimwe mu bintu binezeza uko nta mwana w'umunyarwanda ugicirwa mu maso. Nagiye gusaba buruse, umugore afata ibipapuro nyongera bireba, turuna diplome, yara attestation de diplome zo zari zitaraza, turuna n'ibindi, ageze kuri identité complète arahindukira ndeba gutya ngo ibipapuro bijugunya hasi. Ndibaza ariko uyu mugore ko atanzi kaba ntacyo namutwaye dupfuye iki. Bimwe mu bintu binezeza nuko hari icyo mwakoze kandi kitagarukiye kuri mwebwe, cyafashe ku bana b'Abanyarwanda bose n'abazakurikiraho bazabigenderamo. Abagenda muzigendere, ariko muvuga ngo mission accomplished. Nibwira ko ari cyo kintu cyagombye kujya kinezeza umuntu wese. Yareba iki gihugu akavuga ngo fine, mission accomplished, ubuzima bwibukwa. Kuko hano batubwiye ngo ubuzima bwibukwa, ngo Abeli icyatumye yemerwa ngo yatanze igitambo. Ngira ngo aho Afande Kabandana yanyuze hose, it was very sacrificial kubwo Rwanda ndetse n'ubw'amahanga. Kurwana n'ibyihebe bitari n'ibyo mu Rwanda. Nibwira ko n'abantu ba Mozambique bagombye kuzagira igihe bavuga ngo ariko hano hanyuze abantu baza agaciro ka sacrifice. Kuko buri harimo ikintu gikomeye cyane, ariko reka icyo ne kugitindaho. A life to be remembered. Ubuzima buzibukwa ni ubuzima bwagize umumaro, kandi umumaro uri positive. Igitambo ko buri bavuze ngo Abeli yatanze igitambo, ngo none ubuzima bwe buravuga nubwo yapfuye. Hari ibitambo dutamba twarangiza tukabyonona, ukitanga ariko warangiza nyuma ukaba selfish. Ariko hariho n'uwitanga akazarangiza akitanga, kuko ineza twagiriye abantu niyo abantu bazahora bibuka. Iki rero cyagombye kuba challenge kuri twebwe tuba dusigaye inyuma, cyo kwibaza ngo ariko what is my contribution? Ni ihe nyongera agaciro ndimo kuzana mu buzima bw'abantu aho turi hose. Ese nta muntu waba arimo kubaho nabi kubera ko ndiho? Umunsi nzagenda azasigara avuga ngo nicuza ko kanaka yabayeho, kuko aho kumbera umugisha yambereye umuvumo, ntiyambera igitambo. Cyo ni ikintu cyo gutekereza cyane. Hanyuma icya kabiri nshaka kuvugaho, a life to be remembered. Abantu burya ubundi dukunda kwibukwa, ariko burya kwibuka kw'abantu haraho kugarukira. Ibyo ngiye kuvuga ntibigire uwo bikomeretsa. Nk'ubu twebwe iyo tuvuze Inkotanyi hazamo amarangamutima. Twari bakuru tubireba, tureba ubwitange. Ariko hari umwana wavutse muri 2020 sajya umubwira utari ko bari abasaza baritanze ngo bagize bate, kuko we ibyo umubwira ni history. Ariko hari n'undi uzavuka muri 2050 natwe tubivuga tutagihari ngo tumubwire ngo hari byigeze gukoreka. Hoya ariko iyi migani abasaza baca hari harabaye, kuko ubundi babara yuko remembrance y'abantu ntirenga generations eshanu. Reka mbere icyo bikora, reka mbaye ikizamini, ntawe ndi bubwire ngo ariko ngo tubwire. Ubu mwese mwicaye hano mubwiye ni mumbwire igisekuru cyawe ugeze kuri 7th generation. Abenshi mwagarukira ku ya gatatu, waba uri umuhanga ukagarukira ku ya kane. Uwagize amatsiko cyane agacukumbura nkange akageza wenda kuri 10. Ariko ubwo nanjye narabyanditse ndabanza ndabimemorizinga. Kubera iki? Kubera ko abo bandi bari inyuma ya 3rd generation nta connection tuba tugifitanye. Ariko reka mbereke ubuzima bwibukwa iteka ryose n'ubwakoze ku mutima w'Imana. Kuko buriya ibintu byose
hari ibintu tujya twibeshyaho. Ibintu tujya twibeshyaho ni ukubaho ubuzima bufite abantu ariko budafitemo Imana. Abantu bwabwira tuko kuyogiriye abantu neza, ubundi ikindi abantu bashaka niki? Ahubwo rero mwe kwibagirwa. Yesu yaravuze ngo baramwaje ngo itegeko risumba yandi ni yaravuga ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ukunde na mugenzi wawe nkawe ubwawe. Amategeko abiri. Hari abasoza irya kabiri bakibagirwa ko ari n'irya mbere. Iryo rya mbere rero niryo ritanga eternal remembrance, kuko niyo abantu bakwibagiwe Imana irakomeza ikakuvuga, ikakwibuka. Aho niho twibukirwa ubugingo bw'iteka. Iyo uhuje ibyo bibiri rero ntihongeye no kubihuza nkasoza. Njya mbisetsa abantu kera twiga kwigisha baratubwiye ngo niwigisha mu kiriyo ujye uvuga amagambo magufi, nibigukundira uyavuge neza, ariko nurangiza uvuge uvuyaho we gutinda. Rero nanjye ngiye gusoza ne gutinda, kuko ntabwo turi mu ivugabutumwa, turi mu kiriyo. Ariko ndagira ngo buri wese atekereze kuri ibi bintu. Kubaho ufite sense of eternity, kubaho uzi ko ubuzima bwacu butagarukira hano, kubaho uzi ko Imana niguhamagara ihari kandi uzahura. Ubundi hari ikintu kimwe abazungu batuzaniye kitari ikinyarwanda. Njya numva abanyarwanda benshi barabyadobuse ngo ibyo bintu by'Imana muvuga ngo by'Imana. Ubundi abanyarwanda bemeraga Imana. It was a part of who we are. Twari bene Imana, tukaba bene imigisha. It's our culture. We are a believing culture. Kandi Imana iriho, kandi Imana iraturinda. Kuko mbivuga jewe iyo ntekereje abantu ngo kuki sitarinze abandi, iby'abandi ni ibyabo nayo, ibyanjye nibyo nzi narayibonye ndinda. Kandi namwe mwicaye hano, buri muntu wese afite aho yamunyujije. Ashobora kuvuga kiriya cyari ikiganza cy'Imana kuruta ikiganza cy'umuntu cyangwa ubuhanga bwanyu. Buriya ndabubaha cyane abasirikare, kumwe bwe mwasuhuzanije n'urupfu kenshi, rukaza rukakureba rugasuhuza, rwarangiza rukagwira ngo uyu munsi si we ntwara, hari abandi je gutwara batari wowe. Ndahamya yuko afandi Kabandana agomba kuba yararubonye rushinyitse amenyo kenshi, ukamuca imbere. Nanjye nararubonye rufite impiri irimo imisumari muri 61, ndi umwana. Ndarubona ruje rutwaye ibisongo muri za 73, ndarubona none rufite n'amagoronade n'imbunda muri 94 ruransiga. Ariko one day uzumva ngo Rutayisire Antoine is gone. Ko hari umunsi ruzaza ruje kunjyana n'ubwire I'm ready, tugende kuko ngiye ndahaza. Reka rero mbabwire ijambo rimwe nsoze: be ready to meet God. Ujye uhora witeguye guhura n'Imana, kandi niyo waho imyaka 100 ikintu bizakungura bituma ubaho neza, ukabanira abandi neza kuko uzi ko Imana ikureba, ukabanira abandi neza kuko uzi ko Imana izabakubaza. Ubuzima bwawe bwose bukaba in order kuko ufite Imana ireba. Ngo Abeli ngo yizeye Imana, ngo bituma ubuzima bwe n'ubu bukivuga nubwo yapfuye. Abeli simuzi, ariko ndacyamuvuga. Kubera iki? Hari aho yahuriye n'Imana. Kabandana ndamuvuga ko nigeze guhura nawe, niyo naba ntarahuye nawe twahuye n'ibikorwa bye, abantu baramuvuze. Ariko n'Imana nayo igomba kugira iki tuvugaho. Reka rero nsoreza ahangaha. Bana byeyi bavandimwe inshuti zafandi Kabandana, mukomeze mwihangane, kuko nkuko nabibabwiye, uretse kubasengera ngo Imana ibakomeze umutima, nta kiganza cy'umuntu gishobora guhanagura amarira y'undi muntu. Kuko si ubukene buba bwakwishe ngo araguha amafaranga gutabare, ni umuntu wavuye mu mwanya yari arimo, kandi nta muntu ushobora kumusimbura. N'Imana ntimusimbura. Irakubwira ngo ihangane, one day you will meet again, uzongera muhure. Ibyo nibyo byiringiro dutanga, ibyo nibyo byiringiro dufite. Ariko in the meantime, ku munsi nk'uwo Imana ikavuga ngo nujya mu kiriyo ujye wibuka ko one day it will be you, it will be me. Uzaba usize inyuma yawe
ubuzima bwibukwa buzibukwa. Abamenyereye kumva nigisha mu kiriyo, iyi exercice iteka nyisigira abantu, si uko mba nabuze icyo ikindi mvuga, nuko ni exercice yahinduye ubuzima bwanjye forever. Jewe nize leadership, bamwe barabizi, ndabizi, bamwe tujya duhura kenshi, ndabizi ko ndabizi neza simbishidikanya, ngira ngo ni nk'ubw'inshuro 100 ibi mbisubiramo. Ariko ushobora kumbwira kuki uhora ubisubiramo? Hari ibintu bibiri njya nsubiramo, njya nkunda gutanga ubuhamya bwanjye. Abantu ngo Antoine ko usubira mu buhamya bumwe, ahubwo nuzi impamvu mbusubiramo ni ukugira ngo abantu bumve ko bishoboka, nawe nibibakundira bazanyure muri iyo nzira bahinduke. Iyi nkuru nayo ngiye kubabwira, uyandike uyitekerezeho. Turangiza kwiga yewe nizi ibintu bya leadership, turangiza masters muri leadership, twakoze isomo ryitwaga lifelong development. Exercice ya nyuma twagombaga gukora yitwaga tombstone, kwiga gupfa. Allo, kwiga gupfa. Ahubwo ngo wiyimagine uri muri cercueil wapfuye. Nurangiza wandike speech z'abantu 4 bakuzi neza. Umwe azaba ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe, ko twara abagore n'abagabo, twara abantu bakuru. Umwe azaba ari umugore wawe cyangwa ari umugabo wawe, kandi utagira impuhwe, uzakuvuga uko wari uri imbere n'inyuma. Iyi nenda utu, kuko ndiyo turimo kuvuga umuntu tugerageza ku wandike speech ye ngo umunsi napfuye nifuza ko umugore wanjye azamvuga atya. Undi wa kabiri aba ari umwana wawe, nawe ukuzi kandi utagira impuhwe, wa wundi ushobora guhagarara ati uyu mugabo mureba tugiye gushyingura, mwamubonaga ari intwari hariya hanze ariko at home he was a failure. Bene uwo mwana wandike disikuru ye wifuza ko umwana wawe azakuvugaho. Number 3, umwe mu baturanyi bawe nawe ukuzi neza. Number 4, umwe mu bakolege mwakoranye akazi. Wandike ama speech yabo, kuri buri speech page yuzuye amagambo 350 bazasoma wapfuye. Nurangiza ukore planning, wandike noneho uburyo ugiye kubaho, ku buryo koko umunsi wapfuye ari uko uwo mwabanye azakuvuga kandi akabavuza ukuri, umwana wawe akavuga akabavuza ukuri, umuntu mwakoranye ukuzi neza akakuvuga akabavuza ukuri, n'umuturanyi. Niba hari exercise yahinduye ubuzima bwanjye no gutekereza ko nzapfa kandi bakamvuga, ndabyandika. Ndangije ndatekereza ndavuga ariko ibyo umugore wanjye azavuga, ibyo umwana wanjye azavuga, ibyo umuturanyi azavuga, ibyo umwana ntabwo bizahindura icyo Imana izamvuga, nongeraho n'Imana. Noneho tutanga kopi, mwarimu arakosora. Muri Amerika burya ibyo ushyizeho bipfa kuba bifite logique, ntabwo bihanirwa. Ko nigeze gukoresha logique twigishwa n'umubirigi ndabihanirwa, byari byarampahamuye. Baratwishe ariko reka nne kubijyamo, nababwiye ko nihuta. Noneho mwarimu aje aravuga ariko ndashaka kubaza umugabo witwa Rutayizera Ndwari ko nabahaye abantu 4 Imana wayongeyemo kubirya. Nawe rero mwarimu, buri ibyo umugore wanjye azamvugaho nshobora kumubeshya. Nkaza hano muri Amerika nkakora amarorerwa, natanga mushyira parufe n'indabyo, nkamubwira ndi muri Amerika no gusinzira byari byarananiye, niwe natekerezaga kandi mfite ibintu nikoreraga. Ariko Imana yo izaba indeba ntacyo nayibeshye. Rero nongeyeho Imana kuko nizatuma na biriya bindi byose nanditse bishoboka. Kubaho ubuzima uri under the supervision of God, kuko yo ntushobora kugira icyo yihisha. Ariko nibyo bindi mu bitekereza. Umwana wawe ahagurutse, umugore wawe ahagurutse, umukorege mukorana akazi mwiriranwa, are you living a life worth remembering? Uwo mwitozo wajya wuha abantu bose bakawukora batabeshya, isi yaba nziza. Ibyo byose n'uno munsi jewe it challenges me. Abana banjye barashyingiwe abandi, ariko ndacyatekereza nkavuga ni one day when I go these kids will talk about their dad.
n'umugore wanjye nguriya yicaye hari ubwo nawe shibiri toko, ariko niwarangiza Imana izashyiraho signature ya nyuma, iyo niyo y'ingenzi. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Ariko ibintu mu bitekereze, let's be better people because we are dying people. Turi abantu bapfa, tugomba kuba beza tukiri ku isi. Ntabwo tuzaba beza twageze mu ijuru, tuzaba beza tukiri hano ku isi. Imana ibaho umugisha kandi mukomeze mwitange. Mwarakoze kwitanga rwose bafandi. Reka nongere mbyafaminge. We recognize, we acknowledge, we are very grateful. Ibitambo mwatanze nibyo byavuyemo iki gihugu. Amaraso mwamenye yari birth pangs, yari amaraso y'umubyeyi urimo kubyara igihugu gishya. Ku munsi nk'uyu nguyu nabyo twagombye kubyibuka, bikavugwa n'umuntu uri kuri side y'aba beneficiaries. Ndabizi bagenzi be nibazavuga bazavuga ubutwari bwe aho banyuranye, ariko twebwe twari ba recipients, ba beneficiaries, bitari we wenyine ahubwo namwe bandi mwese mwarimo. Imana igiye ibahera umugisha, ubuzima bwanyu bwibukwe. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu, jambo ryawe ritubwira ko dushyira mu isi buri wese hari imirimo myiza wamuteguriye ngo ayigenderemo, kandi igihe cye kirangiye yamaze gukora ibyo wamushinze ngo arasinzira. Uyu mugaragu wawe General Innocent Kabandana yasinziriye. Intwari ntizipfa, zirasinzira zikibukwa. Reka rero dusengere umuryango we. Wowe uri Imana ishobora gukomeza umutima, kuko imitima yacu niwe wayiremye. Bahe kwihangana, bahe gukomera, bahe kwihanganira iyo vide asize, kandi nta wundi ushobora kuyimusimburamo. Yari muto, nubwo bamwe yabarutaga ariko natwe turimo tumuruta. Yari muto, ariko agaciro k'ubuzima ntabwo ari ubwinshi bw'imyaka tumara ku isi, nicyo tuyikoresha. Warakoze kumukoresha kuva mu buto bwe, warakoze kumukoresha agakorera igihugu, warakoze kumukoresha agakorera abantu. Umwakire, kuko ni wowe uzi uko yabagaho n'uburyo mwabanaga. Turasengera natwe twese dusigaye hano kugira ngo ujye udufasha iminsi yose uko tugenda, iminsi yose ibyo dukora, dusige inyuma yacu impumuro nziza yuko twagize umumaro. Hakabaho abantu bishima kuko twabayeho, hakabaho abantu bishima kuko twabanyuze iruhande, hakabaho abantu bamererwa neza kuko bazi yuko twabanye nabo. Umugisha wawe kuri abo bantu bose, kandi buri wese ukomeze kumwibutsa kugira ngo twe kubaho ubuzima buri self centered, tubeho ubuzima bukorera abandi, tubeho ubuzima buri self sacrificing, buri sacrificial, kugira ngo tubeho ubuzima buzibukwa kuko twagize neza. Izina ryawe ryubahwe muri twe, abantu bakomeze guhabwa umugisha mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo. Mwakoze kuntega amatwi. Umuntu w'umusaza nakubwira ko ari uvuge mu magambo magufiya, nakoresha isaha imwe burya azaba yagerageje. Barakoze cyane abari kudufasha kuramya Imana. Tugiye kujya mu mwanya ukomeye ariko nanone mwiza. Turasaba General Retired Fred Bingira ko yadufasha akaza nawe akatugezaho ubuhamya bwe bwa General Kabandana mu mibanire yabo. Murakoze. Mwiriwe Sabine n'abana, umuryango wa Kabandana, umuryango mugari wa RDF. Umugoroba w'iki gitaramo cya General Kabandana, kuri twe twese ko turi aha, byaba umuryango we, byaba umuryango mugari wa RDF, ni ibihe bitoroshye, biba bikomeye. Ariko kuri twebwe uruhande rw'umuryango Kabandana amaze mu myaka 35, kuri twe ni ibisanzwe. Mu
kanya Pastor Rutayisire yavuze ya magambo wandika 8 wongeyeho rya 5. Aya magambo buriya n'abasivili nibo bayandika, nta musirikare wakwandika ari magambo. Kubera ko umunsi wa mbere wiyemeje kwinjira hano uba wamaze kuyandika. Cyane cyane twebwe y'abagiye n'abayobozi bacu bari hano na bagenzi banjye, uyu mwuga tujya kuwutangira rero ukabana n'agiyemo ari umwana n'abandi twawugiyemo turi abana, si umwuga twahisemo gukora. Bimwe abarokore bavuga by'umuhamagaro, ahubwo uyu wari umuhamagaro wacu, kugira ngo abantu babone amahoro, igihugu kiboneke, kandi ntacyo tubikeneyemo. Si umushahara twashakaga, saya mapeti Kabandana tabarutse yarahawe n'umugabo w'ikirenga, si akazi gasanzwe, ndetse si uruzinduko aho yari ari mu buhungiro n'ababyeyi be aza hano gutabarira iki gihugu ari muto. Ntabwo ko yari atashye, si amafaranga yari aje gushaka, si amashuri, si bene wabo yari aje gusura. Yari aje hagati y'ibintu bibiri, hagati y'iki gihugu cyangwa gapfa. Ko bamwe muri twe barapfuye, bandi barakomereka bimuga bya burundu, bandi bakomereka byoroheje, bandi barakira. Ariko icyo twari tugendere baba batabarutse, baba bakomeretse burundu, baba ibyo byiciro bindi bibiri mvuze, cyari iki gihugu kandi cyarabonetse. Aho rero Sabine n'abana nicyo kikwiye kubakomeza, kuvuga ngo ibyo yagombaga gukora mu buto bwe bwose yarabikoze. Ejo navuganaga na Afande James twicaye, ntemwe ku bungu koko muri twe officers para DF baba bari mu gisirikare baba batashye, ujya gupfa kumva urababaye, byaba atari ubusambo. Kuko ibyo twagombaga gukora mu buto bwacu twarabukoresheje. Iyo urebye iki gihugu ubwiza gifite, abakirimo, urubyiruko dufite, ibintu bikirimo byose byiza, n'ubwo buto bwacu twakoresheje. Aha rero niho twebwe biduha imbaraga kuri General Kabandana. Ye Kabandana nabanye nawe myaka 35 muri iki gisirikare. Niba hari abantu barashwe kenshi, Kabandana ni barashwe kenshi. Urupfu rero aho rubera imbwa. Ubundi abantu babasha urupfu ni ba Pastor Rutayisire, ba Bishop Gasana, nibo babasha urupfu. Kuko sinzi ukuntu baruvuga ukarera ntabwo rubateye ubwoba, ariko ubundi urupfu rutari imbwa ntabwo rwakabaye rufata Kabandana. Umugaba mukuru w'ingabo ari hano afite ingabo ayoboye, umugaba w'ikirenga uzigaba hari, izo ngabo zakabaye zigabwa zikarwana n'urupfu nirutware Kabandana. Ariko imbwa irakwibuka yoberwa uko yakwibye, kayoberwa n'ukuntu byagenze. Urupfu rero barubasha n'abarokore bo bafite uko barwemera, usibye ko nabo barutinya. Kabandana aho mwibukira muri 90 kirango mu kwezi kwa 12 niba nibeshye, matariki za 21 na 2 hano hitwa Kyondo, uri mu karere ka Nyagatare. Mujya mwumva urugamba rwo muri 90 hano hitwa Nkana mu murenge wa Cyombe, ngira ngo ubungubu niho hano hambere Kabandana yakomerekeye mu gitondo cya kare nko mu masaha 12 cyangwa saa moya. Twari hagati y'imisozi turi hasi mu kibaya, twashyize abasirikare bagenzi bacu ku musozi wari hakurya n'undi uri hirya. Turagatse noneho adui naza, umwanzi naza, muze kumurasa bitume tuvamo muri iyi misozi turi hagati. Abari kuri umusozi rero bagomba kuba yenda bararyamye bagasinzira, kuko icyo gihe abantu bararuhaga cyane, bari bashonje cyane.
twakangutse umwanzi yatugeze hejuru aturasa kandi ari hejuru yacu. Muri uko guhunga tuva duca muri iyo mikoki, Kabandana niho yakomerekeye bwa mbere. Mu gukomereka ko ariko ntabwo yatinze, akira vuba. Cyane nakubabwira ko rero umuntu apfira umunsi we, uwo munsi Kabandana yagombaga gupfa, kandi abahasigaye bahaguye bari benshi, ariko Kabandana yarakomeretse bisanzwe arakira. Ndaza kubibwira gatatu aho nzi yagiye akira. Muri 1991 nanone mu kwezi kwa mbere kwa kabiri, ziriya ntambara za Ruhengeri zose, mu kurasa Ruhengeri habaye mu zindi ntambara zakurikiyeho nyinshi cyane, za Cyanika, za Muremure, aho hose Kabandana yari ahari, yararwanaga. Ari umusirikare mutoya, ari private, agira n'imbaraga, ari umusirikare ufite imbaraga nyinshi. 91 mu kwezi kwa gatanu, afande afata amabata yabiri, bata yitwaga Mike n'iyitwaga Bravo, zari ziyobowe na Colonel Dodo. Kabandana yari muri Mike nayoboraga. Icyo gihe ibikoresho twagiraga bike cyane, hari imbunda zigiraho imbaraga kwisumbya izi zindi ntoya tukunze kwita machine gun cyangwa mitrailleuse. Nizo mbunda za mbere afande yari amaze kuzana nshyashya, zari imbunda 10, machine gun 10, 5 zihabwa Mike, 5 zihabwa Bravo. Byadusaba gushaka abasirikare bafite imbaraga kandi batinyutse, akaba ari ufata iyo mbunda. Mu basirikare bafashe izo machine gun bari muri Mike, umwe muri bo ari Kabandana. Turi ku mupaka wa Uganda, izo batayo zombi zari zahawe misiyo yo kujya muri pariki, zivuye mu Birunga, niho twari tuvuye, tukajya muri pariki, tukazajya gufunga uriya muhanda wa Rusumo. Mwumva ukuntu afande yatekerezaga kure, gukura abantu mu Birunga ukabatwara kujya gufunga umuhanda wa Rusumo. Noneho aho niho namenyeye Kabandana neza rero. Tubaha imbunda nimugoroba, zabaga ari imbunda zipfunyitse mu mashashi, zigifite amavuta bazisiga. Byasabaga rero abazihawe kugira ngo bagende bazoze, bazitunganye, ibashe gukora akazi neza. Kabandana amanukana iyo mbunda, ko nta gasitore kerekana umuntu udafite n'ubwoba koko. Amanuka kuko nge nari umuyobozi, abasirikare bandinda hari aho babaga bateguye aho ndi bubi, abamanukiramo. Unamanukiyemo umwe mu basirikare aramufata, tora canga nkande. Kabandana afata abasirikare, nayo machine gun ayifashe. Kandi abo bitwa wa escort bitwaga ko rebo bakomeye, maze arabakubita bose, arabakubita barahamuka bariruka. Ngiye kubona mbona umwe aracyariho n'ubu ngubu ni kapiteni. None haraza Tefande tari hari umusirikare wasaza taradukubise twese, dushaka umusirikare turamubura. Mu gitondo basirikare byo twita guforeninga, no abasirikare bari hamwe, ukaza kubaganiriza. Noneho ngiye kubaganiriza kugira ngo dutangire n'urugendo none tugiye gukomeza. Zakubaza ne ko hari umusirikare warayo kubise escorts bangi, hano arahari. Kikwereka ko abantu natagiraga ubwoba, iyabundi w'umunyabyaha yajya kwihisha, amanika ukuboko ati niko hapa afande, nivayo. Nibyagenze bite? Tafande atabaginga bagukunda kuturusha, ati bagiye kugira ati ndabakubita. Ranka ya mbere mu gisirikare yitwa Koporo, Kabandana yiboneye aho ngaho uwo munsi. Twari tubiziranye, harabizi. Kabandana turagiye, tugiye muri pariki. Itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu nibwo twarwanye intambara ya mbere. Noneho watuyoboraga batayo nari ndimo yitwa Mike, kubera ko ari twe twari imbere, aratuvuga ati none mwebwe muryame muruhuki. Yitwa Bravo yari inyuma,
umwanzi araza kuza dukurikiye aba ari yitega umwanzi, noneho umwanzi naza aba ari yirwana. Umwanzi agiye kuza niyanyura aho twaturutse, aca imbere ahinguka kuri twe turyamye dusinziriye turi mu bihuru. N'abasirikare twashyize imbere babiri ngo baturebere umwanzi, ibihe byari bibi, twaciye mu mazi, mugezi watugeragaho tya, babanza kwanika utwenda twabo, habagaho ibintu byo kwica inda, bica inda akazuba karaza, ariko icyo bakoze barongera barambara barasinzira. Umwanzi ko yagaturutse yahunze ahandi inyuma, arabafata arababaza, bamubwira ko turi mu bihuru turyamye. Twakuwemo n'amasasu menshi n'amakombora menshi n'iki. Kabandana mu basirikare batoya barwanye bagatabara bagenzi babo, Kabandana yararimo. Arasohoka uko yagasotse mu gihuru, kuko uko twabaga turi mu buhuru butandukanye. Mwumva abantu kuba turi mu bihuru turaryamye, umwanzi araza mwinshi cyane atangira kuturasira mu bihuru. Mu basirikare bakiya basohotse batya, Kabandana yasohotsemo n'amashini ganiye, tangira kurasa umwanzi, nta n'umuyoboye nta n'umubwiye ngo ukora ibi n'ibi. Ararasa, noneho atuma, kubera iyo mbunda ko bagifite imbaraga, bituma bagenzi be bose benshi basohoka mu bihuru. Turisuganya, noneho turasa umwanzi. Nibuka ko kuri iyo tariki nibwo Leta General Musemakweli yapfuye, nako yarashwe, nibwo yarashwe, n'abandi benshi bararaswa. Uwo munsi aduyi wadusanze dusinziriye dutyo, akaturasa atyo ari mwinshi, aturusha ubwinshi, kuko twarashwe n'abantu 900. Abo twafashe barabitubwiye, kandi twebwe iyo batayo yari ifite abantu 200 bari mu bihuru baryamye badafite ibikoresho, baraswa na leta. Kabandana ntabwo yapfuye umunsi wa Kabandana wari turagira. Ku itariki 21 z'uko kwezi ndakomereka, bantwara hanze kumvuza, ngaruka nyuma y'umwaka n'igice. Ngarutse nongera kubana na Kabandana. Bana na Kabandana muri batayo imwe, turi kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo zacu, turi kumwe na General Gumisizi ari hano n'abandi bagenzi bacu. Tubana none icyo gihe Kabandana ari Tri-C Operational PC, ubwo no kuvuga ngo yari yungirije wari ushinzwe ibikorwa bya politike muri uwo mutwe w'ingabo twari turimo 94 mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ariko ubwo mutabyumva mutyo ngo nuko yari abishinzwe no ku rugamba rwana, ariko umanda wa wundi ujya ku rugamba karwana. 94 mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, Kabandana turi kumwe guhera mu Mutara kuzagera i Butare. N'umwe mu bantu bajya baboneka kuri zimbuga nkoranyambaga, Ikarubamba ateruye umwana w'uruhinja warokotse mu bantu bari biciwe muri ya paruwasi. Kanihute kugira ngo ndangize, Kabandana niwe warokotse urupfu mu gisirikare rurokokwa n'abake cyane. 94 nanone tumaze kugira mu Bugesera hariya ku Ruhuha, mu gitondo cya kare aramanuka, ngira ngo yajyagaho umugaba mukuru w'ingabo zacu General Mbaraka aho yari ari icyo gihe, ari mu modoka ya Daihatsu. Nahagezeyo agarukana abantu bari bacitse ku icumu, ngira ngo bari nka 12. Gumisiza n'ubyo byibuka, abashyize kuri iyo Daihatsu, abazana aho twari twashyize ibiro by'iyo batayo. Uyu muhanda guhera Nemba hariya kugera i Nyanza ya Butare wose umwanzi yari yarawushyizemo mine zimwe zikwita amamodoka. Kabandana agaruka bakoreshaga intera hamwe nizo zategaga mine, kuko nabo yakubise barazibonye zirukanka. Ahantu yanyuze agaruka akubitwa na mine iramukubita, abantu bose bari barokotse yari yazanye bose barapfa,
kuri iyo modoka hasagutse Kabandana, arashya umubiri wose. Abamuzi neza hari ukuntu ubwoya bwo ku mubiri bwose bwari bwarahiye. Arokoka mine, kurokoka mine, Pastor Rutayisire niyo mana twemera iriye. Mine ni ikintu kitarokoka, yagukubise yagukubise nyine. Iyo nayirokotse itakumugaje burundu urasara, ni ikintu kibi cyane. Kabandana niyishwe na mine, abaho. Sinambara zose Kabandana yarazirwanye zose, abaho. Ejo bundi ajya kurwana n'ibyihebe, byo mugaba mukuru w'ingabo azabivuga. Ajya kurwana n'ibyihebe mu mahanga gutanga umutekano, yapfa, abaho. Arazishwa n'indwara. Icyo tureba rero kuri twe ku buzima bwa Kabandana nka mugenzi wacu, kuri ubwo buzima bwe ari umwana mu by'Imana. None byikora ibitangaza nuko yamuhaye gushaka, ikamuha kubyara, akabasiza abana. Kabandana rero ntabwo ashobora kuzazima kuko asize abana barahari. Kabandana ashobora kuzazima kuko asize RDF irahari. Kabandana ashobora kuzazima asize igihugu yarwaniriye yatunganyije kirahari. Ye n'amahanga aramwibuka. Hoze ndeba kuri za social media, ba ambassadors, abantu benshi bohereza ubutumwa bw'akababaro bifatanyije n'umuryango. Cyo ni cyerekana Kabandana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo zacu yamugiriye icyizere. Kuva kuri private ukagera kuri Lieutenant General. Bishop Gasano utagira ngo ni nka biriya bya Bishop bira nabyo biragoye, byose bitangwa n'Imana ariko biragoye cyane, biragoye cyane. Rero kuba yarahageze hariya umukuru w'igihugu akamugirira icyizere mu ngabo z'igihugu zingana zityo, akamukuramo akagera kuri urwo rwego, Sabi n'abana bawe n'umuryango wa Kabandana, ibyo bijye bibaha icyo cyizere n'icyo cyubahiro. Ibyo cyo bivuze nuko ari wowe n'aba bana ntacyo muzaba muri iki gihugu. Kabandana yabadahari kandi urabizi kuri bagenzi bawe, si wowe wa mbere bibayeho, si nawe wa nyuma. Arasanga bagenzi be benshi, natwe abandi ejo tuzamusangayo. Ariko icyo nababwiye twebwe tuticuza kandi kiratubabaza nuko tuva muri iyi si twarayikoreye. Njya numva abantu bamwe mu ntera hamwe bavuga ngo ijuru rizatwakira. Niba ijuru rizakira ziriya ntera hamwe, na twebwe nitwe tuzaba ba mbere kwakirwa n'ijuru. Kuko nta kuntu ijuru ryabaho ngo niryakire Kabandana watanze ubuto bwe, agatanga imbaraga ze, agakora adakorera umushahara, agakora adakorera ibyubahiro, agakorera abanyarwanda. Uwo muntu ukorera ibyo, uwo muntu ukorera ibyo, imyaka 4 yamaze ku rugamba nta mushahara. Kandi n'abakozi b'Imana iyo ashinze itorero arishinga nk'uyu munsi mu gitondo, abatura bagatangira gutura, kuko iyo badatuye iryo torero ntabwo rikomeza, rirasenyuka. Ariko yamaye imyaka 4 adahembwa, aba mu itorero ridahemba, ariko rihemba ukuri, rihemba ubuzima, rihemba ubugingo. Niho ubuzima abenshi mufite bukomoka. Kandi dushimira cyane mugaba w'ikirenga w'izi ngabo, ubutore yadutoje, agatoza abana bato nk'aba bagakura, bari bazanye ishyaka bavuye mu mahanga batara abasirikare, bamwe muri ko turi abasirikare, bakaza bakarwanira iki gihugu, bakagikorera, bakaba bakigejeje ku munsi wa none. Nagira ngo rero mu magambo nizimbye mu magambo mvuge ngo Kabandana aratabarutse, n'abandi ejo tuzatabaruka, twese tuzajyana icyo cyubahiro. Cyo twasaba abana bacu, iki cyubahiro cyaso muzagisigasire, mutazagitatira. Ngo ejo tuzumve mwene Kabandana abaye nk'abindi bigoryi tujya twumva hanze aha ngaha. Nimubikora ahazaba aryamye muzamenye ngo arabareba. Muzakomeza umujyo we, muzakomeze ingendo ye, muzakomeze ibikorwa bye,
namwe bizabashazishe nk'uko cyangwa namwe igihe cyanyu nikigera kizagere mufite icyo cyubahiro. Kuko impamvu tubibabwira abana bacu ndetse nawe Sabine, muzi ko ari bagenzi bacu batatira iki gihango bakagira inda nini, ariko ibihembo babonye barabizi. Ibihembo babonye ntibazapfa babonye iki cyubahiro. ngo uriya Fande James yicaye aha, Fande Mbaraka yicaye aha, Generals bicaye aha, Senior Officers bicaye aha, abayobozi batandukanye bicaye aha, abakuru b'amatorero bicaye aha, bose bari hano bahagarariye Fande kubera icyubahiro tugomba kabandana. Iyo mutatira iki gihango, iyi mikoro sinakabaye nyifata ngo magarara hanga kuvuga, nta nubwo mwakambonye hano, ndibwira ko nabandi ari uko nguko, ariko iki gihango nikigatatirwe. Ejo nimushaka mwabana mwe abazaba tukiriho twese tubatahira ubukwe, tubakorera ubukwe bwiza, maze mumenye muti data ubutwari bwe nibwagarukiye hariya. Nicyo tubifuriza. Ndangije rero izina ryanjye Sabine n'abana babyeyi bakabandana, mukomere, simwe ba mbere ndetse si namwe ba nyuma, ariko mushimishwe nuko mwagize intwari mu muryango nk'uko ari intwari y'igihugu. Imana ibakomeze.